nze nijyame hano muri buno buriri ntabwo nzakwegera rwose uzareba hirya nanjye ndebe hino nibinashoboka tuzashyira ishuka mo hagati ibe umupaka wanjye nawe ari kumbabarira rwose wenda njyame iruhande rwawe sibyo tuzongera kurarana ari uko twavuye kwa muganga kwipimisha Ayibore rekeraho geza aho ngaho kandi ndagusabye ntunge no kunkoraho umwana tuzamwita ndisho gerayo cyakoze umva nkubwire niba hari umugore umeze neza uhiriwe muri Budende yitwa Nadine ari wege agiriye umva umugabo wanjye asigaye ari ku murongo asigaye amake yaguhera hasi mu bworo bw'ikirenge kuzamura kugera hejuru mbese nanjye bisigaye binteye ubwoba ndavuga nti si uyu ni we si we ndavuga nti reka ntegereze ubundi ndebe amaherezo y'ibintu ariko wumve ngo nani kuba kari akw'icyubahiro niki kibaye ndekura si ntago sinakuye ko namuhaye icumbi hano ugize uti ngo wagize ute namuhaye icumbi ariko wa mugore none uri igitangaza barakubakiraho urundi rugo rwa kabiri nawe ukicara hariya n'amaninyo abiri ukayicaza ugatengamara Nadine tuza nigiye wamwizaniye hano ubundi ntabwo uzi ko umuntu iyo ashaka kwica ubukombe abanza akabwagaza tuza ariko ubundi nkubaze mu buzima busanzwe bundi nta kibazo ujya ugira urabona afite ikihe wa mugani naje gusanga umugabo nta kibazo na kimwe afite ni wowe ufite ikibazo ahubwo gikomeye wera na kera wari waratunaniye warigize nzeba rokore ariko byihorera kariya ni akabazo toto ngo ndumva uzakamfasha kuki ushaka ko nkubwira ababimbwiye ntabwo nakubwira icy'ingenzi nuko ugomba kumenya yuko nakoze tohoza sanga ibyo bakuvugaho byose nta shingiro bifite Claude abantu nk'abo nta muntu ubahishira kuko n'abanzi b'urukundo rwacu ejo n'ejo bundi badusenyera urugo ese undi kamubaze none nitumara no kubana nabwo uzajya ubahishira of course twarabanye nabakubwira nta kibazo aho ngo uzaba twarabanye ariko ubu ngubu bihorere byagutera umutima mubi ukaba wanagira n'igikorwa kibi ukora ukumva kandi ikindi ugomba kwibuka umenye yuko amaso yose ni wowe ariho erega shuru umenye ko uri umugeni unajya ujya ukibuka Claude nakubwiye hahise hanjye hose nta kintu nagwishe nari mubi ndemamo icyizere ariko sinibaza impamvu rero wakwifatanya n'abashaka kumbabaza Claude bu ndagukunda cyane okay mukunzi ngusabye imbabazi kandi niteguye kwakira igihano cyose wama yego ndanumviye amabwire ariko ntago bizasubira kandi ikindi reka twunge ubumwe sibyo twubake amateka dukora amateka kandi tuzabe intangarugero tuzabe urugero rwiza ku bandi sibyo
ati nakubeshya rwose ubu njye numva nacanganyikiwe. Kewe ubwo nari nzi ko ari wowe nyine wakoze diru yo kugira ngo Maribora azi iwanjye. Rega nta gikomeye kirimo izampuye z'abarokore nkawe zidashinga. Ahubwo twiga umugambi w'icyo twakora amazi atararenga inkombe, naho ugabanya ubwo bukristo bwawe. Nakubeshya njye nta mapu mfite mu mutwe, usibye guca bugufi nyine nkarindira ikizaba nta kindi. Ahubwo uzi n'ikindi se, aho bukera urasara wiruke ku muhanda neza mu gasozi. Ndakubwiye ngo ubu ikigomba gukorwa, shyira ubukristo hasi, shyira uburokore hasi, wikize umwanzi, kuko uriya mukobwa ni shitani, kandi ubu igikeneye ni uko ugomba kwikiza uriya mukobwa. Ariyo shitani nakubwiraga. Oya ibyo njye ntabwo nabikora. Ngomba kurwana ku izina ryanjye imbere y'abakristo, kandi banze nk'inyangamugayo. Ugeze ute? Banze nk'inyangamugayo. Inyangamugayo wowe? Inyangamugayo wowe? Naho babuze. Inyangamugayo kise yirirwa inyuma y'ingutiya z'abayaya nazo zigashinga. Warangiza ngo inyangamugayo. Ubwo se nibwo bunyangamugayo bwawe? Umuntu amanika agati yicaye yaje gukamanura agahaguruka. Dudu. Umuhamagariye ba basore bose twagendanaga tugasangira byose harimo n'imibonano mpuzabitsina. Ugenda umuhamagarira umwe kuri umwe. Ubabwire ko mbashaka kandi ko bagomba kuza bitwaje n'akarabo. Bashakira uwo rusigaye. Yego Dudu, wowe bampamagariye urabumfashije cyane kandi urabukoze. Kisi bitwara buhoro uracyarwaye. Gusa ndaza kuba guhamagara niba ubashaka, sibyo? Kinyanti hanga ku kiraro. Yewe. Umunyamakuru wabigize umwuga atangaza amakuru adashushe ataragera ku bandi bari bo bose. Kabaye. Dore noneho ndayishoreye. Ijuru ryasubize rwose. Bimbwire neza nawe uri murangicisha amashyushyu. Rwose sinzi ukuntu nabisubiramo noneho kubera ko amakuru nzanye rwose arashushe
nta handi wayakura ariko kinyange Mbere yewe ndayishorera mbwira rwose rwose. wo kwicisha amashyushyu mbwira ngo bimeze inama tugira inama uhora utugira rwose bakwizaho mu nama rwose rega kubera ibyo uhora utugiramo inama ukatukangurira kuringaniza urubyaro ukatubwira tugiriye amasuku ku mibiri yacu mu mago yacu hehe hose yewe ukanatukangurira kwirinda COVID-19 dore ba ndakurahiye bakwizeho basanga rwose umudugudu wacu wabaye nk'ishikirwa bahita bakugirira icyizere dore ndayishoreye rwose rwose ngo bagiye kumpa inka se ibyishimo ndi byose dore ndayishoreye noneho mu nama bakwizeho noneho ku munsi mukuru w'umugore w'umucyaro dore ndayishoreye inka ndayishoreye bemeza ko bazayiguha rwose bazayiguha uwo munsi dore nanjye nzabanyishoreye rwose dore kose tera hano rwose tera hano imana imigisha yaje rwose imari ndakurahiye da ariko se mana yanjye kuko uri umunyamakuru abantu bose nta n'umwe wigeze umuhamagara ngo Akada ayo makuru nta handi wayakura kuza kambwira usibye njyewe kinyange w'umunyamakuru wabigize umwuga utanga amakuru yizewe muri ako kanya agishushe ariko se kinyara rwose urakoze rwose abana bagiye hera abana bagiye ku ishuri rwose uramuryango urwo wari hariya ntusuje kugira ute hano si buryo umwana wawe keya koko urugendo azavukana umutima nk'uwawe ngire nte toka satani byose n'ibiki urimo genda nkeneye amafaranga kugira ngo niyiteho nite no ku mwana wawe ntwite ikindi kandi simpembwa hano byaba byiza mbonye fone kugira ngo njye nkuhamagara mu gihe udahari kuko mba mukumbuye mbabarira rwose sibyo amafaranga yose wumva ushaka ndayaguha ariko uve hano atagusanga aha ngaha rwose mpereza mbabarira mbarari wanga genda